Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangélisez Monde TV. Soma Bibiliya. Soma Bibiliya. Uyu munsi turasoma igitabo cyo Kuva igice cya 9 tugere ku gice cya 12 cy'iki gitabo. Kuva igice cya 9 umutwe w'amagambo aravuga ngo icyago cya 5 hatera mu ryamo. Uwiteka abwira Mose ati injira mu nzu ya Farawo umubwire uti Uwiteka Imana y'Aburayi yaravuze ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere, niwanga kuburekura ukagumya kubuhata dore ukuboko k'Uwiteka kuri ku mutungo yawe yo mu gasozi no ku mafarasi no ku ndogobe no ku ngamiya no ku mashyo no ku mikumbi, muryamo nyinshi cyane izabatera. Kandi Uwiteka azarobanura hagati y'amatungo y'Abisirayeli n'amatungo y'Abanyegiputa, ntihazapfa na rimwe mu y'Abisirayeli ni mu y'Abisirayeli yose. Uwiteka ategeka igihe ati ejo ni Uwiteka azakora ibyo mu gihugu. Bukeye bwaho Uwiteka arabikora, amatungo yose y'Abanyegiputa arapfa, ariko amatungo y'Abisirayeli ntihapfa na rimwe. Farawo aratuma asanga amatungo y'Abisirayeli hatapfuye na rimwe, maze umutima wa Farawo uranangira ntiyarekura ubwo bwoko bugenda. Icyago cya 6 hatera ibisebe. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati nimujyana amashyi y'ivu yo mu itanura. Mose aritumurire hejuru imbere ya Farawo, ridahinduka umukungugu w'ifu ukuri mu gihugu cya Egiputa cyose, utera ibishyute bivamo ibishega bifata abantu n'amatungo mu gihugu cya Egiputa cyose. Bajyana ivu ryo mu itanura bahagarara imbere ya Farawo. Mose aritumurira hejuru, ribi bishyute bivamo ibishega bifata abantu n'amatungo. Babakonekoneye bananizwa n'ibyo bishega guhagarara imbere ya Mose, kuko ibishega byari bifasha abo bakonekone n'Abanyegiputa bose. Uwiteka nangira umutima wa Farawo uko Uwiteka yari yabwiye Mose. Icyago cya 7 hatera urubura. Uwiteka abwira Mose ati uzazinduke kare mu ruturutu ruhagarara imbere ya Farawo umubwire uti Uwiteka Imana y'Aburayi iravuze iti reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere. Uhereye none nzohereza ibyago ntera byose ku mutima wawe no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe, kugira ngo umenye yuko ari ntawe wanye nanjye mu isi yose. None bandambuye ukuboko kwanjye nkaguterana mugiga n'abantu bawe ukarimbuka mu isi, ukarimurwa mu isi. Ariko no kuri niyo mpamvu itumye nguhagarika, no kugira ngo nkwereke imbaraga zanjye kandi izina ryanjye ryamamare mu isi yose. Na n'ubu uracyishyira hejuru ukabuza ubwoko bwanjye ntureke bugenda. Dore ejo bugingo ubu nzavura urubura rumerereye cyane rutari rwaboneka muri Egiputa uhereye igihe hatwari ukageza ubu. Nuko none tuma ucyuza amatungo yawe n'ibyo ufite mu gasozi byose. Umuntu wese n'itungo ryose ruzasanga mu gasozi kidatashye, urubura ruzakwirwaho gipfe. Uwubashye ijambo ry'Uwiteka wo mu bagaragu ba Farawo ahungishiriza abagaragu be n'amatungo ye mu mazu no mu biraro. Utitaye ku ijambo ry'Uwiteka arekera abagaragu be n'amatungo ye mu gasozi. Uwiteka abwira Mose ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru urubura rugwe mu gihugu cya Egiputa cyose, ku bantu no ku matungo no ku nyamaswa no ku byatsi byo mu gasozi byose no ku myaka yo mu mirima yose mu gihugu cya Egiputa cyose. Mose atunga inkoni ye mu ijuru. Uwiteka akubitisha inkuba avura urumuri rugwa hasi. Uwiteka avubira igihugu cya Egiputa urubura, nuko hagwa urubura n'umuriro uvanze narwo by'icyago gikomeye bitigeze kuba mu gihugu cya Egiputa cyose uhereye aho hatwariwe. Urwo rubura rwica icyari mu gasozi cyose mu gihugu cya Egiputa cyose, abantu n'amatungo n'inyamaswa
rwicwa n'ibyatsi byo mu gasozi byose n'imyaka yo mu mirima yose, ruva mu biti byo mu gasozi byose. Mu gihugu cy'Igosheni aho Abisirayeli bari bari niho rutaguye honyine. Farawo atumira Mose na Aroni arababwira ati, ubu bwo nkoze icyaha, Uwiteka arakiranuka, njye n'abantu banjye turatsinzwe. Munsabire Uwiteka, kuko kuguhinda gukomeye k'urubura bimpagije, nanjye ndabareka mugende mwe kuguma ino. Mose aramubwira ati, nimara kuva mu rurembo ndarambura Uwiteka amaboko guhinda gushire, kandi ntihari bwongere kugwa urubura, kugira ngo umenye yuko Uwiteka ari we nyir'isi. Ariko we n'abagaragu bawe nzi yuko muri we mutarubaha Uwiteka Imana. Imigwegwe na sayiri birapfa, kuko sayiri zari zeze n'imigwegwe yari irabije, ariko ingano na kansimeti ntibyapfa kuko byari bitaramera. Mose ava mu rurembo mbere ya Farawo aramubwira ati, maze Farawo abonye imvura n'inkuba zihinda bishize, arushaho gukora icyaha, yinangira umutima we n'abagaragu be. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyareka Abisirayeli bagenda uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose. Icyago cya 8, hatera inzige. Uwiteka abwira Mose ati, injira mu nzu ya Farawo, kuko nangiriye umutima we n'iy'abagaragu be, kugira ngo nerekanire ibimenyetso byanjye hagati muri bo, no kugira ngo uzabwire umwana wawe n'umwuzukuru wawe ibikomeye nagiriye Abanyegiputa n'ibimenyetso byanjye nakoreye hagati muri bo, mumenye yuko ndi Uwiteka. Mose na Aroni binjira mu nzu ya Farawo baramubwira bati, Uwiteka Imana yabaye Burayi iravuze iti, uzagezaho kwanga kwicishiriza bugufi imbere yanjye. Reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere. Niwanga kurekura ubwoko bwanjye, dore ejo nzaterereza inzige ku rugabano rwawe, zizimagiza ubutaka, umuntu ye kubasha kububona. Zizarya umuntu ye kubasha, zizarya ibyo mwashigaje bitishwe na rwa rubura, zirya igiti cyose mwamejeje mu gasozi. Amazu yanyu zizayuzura, zuzure n'ay'abagaragu bawe n'Abanyegiputa bose, izo ba so na ba sogokuru batigeze kubona uhereye igihe babiriyeho kugeza none. Arahindukira ava imbere ya Farawo. Abagaragu ba Farawo baramubaza bati, uriya mugabo azagezaho kutubera umutego? Reka abo bantu bagende bakorere Uwiteka Imana yabo. Nturamenya yuko Egiputa hapfuye? Bagarura Mose na Aroni imbere ya Farawo, arababwira ati, nimugende mukorere Uwiteka Imana yanyu, ariko hazagenda abantu ki? Mose aramusubiza ati, tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tujyane n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko dukwiriye kuziririza Uwiteka umunsi mukuru. Arababwira ati, uko nabipfuriza ko Uwiteka abana namwe, niko nabareka mukagenda, mujyane abana banyu bato, mwirinde, kuko ibyo mugambiriye ari bibi. Siko bizaba, ahubwo abagabo bakuru mugende mukorere Uwiteka, kuko ari cyo mushaka. Birukanwa mu maso ya Farawo. Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko kwawe hejuru y'igihugu cya Egiputa, kuzana inzige zize mu gihugu cya Egiputa, zirya ibyatsi byose n'imyaka yose byo mu gihugu, ibyo rwa rubura rwasize byose. Mose arambura inkoni ye hejuru y'igihugu cya Egiputa. Uwiteka azanira icyo gihugu umuyaga uvuye mu burasirazuba, wiriza umunsi ukesha ijoro. Bukeye uwo muyaga uvuye iburasirazuba uzana inzige, zikwira mu gihugu cya Egiputa cyose, zigwa mu ngabano zaho zose. Zari icyago gikomeye cyane, uhereye kera kose ntigeze kubaho inzige nk'izo, ntizizongera kubaho. Zizimagiza ubutaka mu gihugu cyose, igihugu kibamo umwijima, zirya ibyatsi byose n'imyaka yose byo mu gihugu n'imbuto z'ibiti zose rwa rubura rwasize. Mu gihugu cya Egiputa cyose ntihasigara ikintu na kimwe kibisi, naho cyaba igiti cyangwa ibyatsi cyangwa imyaka. Farawo ahamagaza vuba Mose na Aroni arababwira ati, nacumuye ku Uwiteka Imana yanyu no kuri mwe. Nuko none ndakwinginze, mbabarira icyaha ubu ngubu gusa, munsabire ku Uwiteka Imana yanyu,
inkureho urupfu ubu gusa. Ava imbere ya Farawo asaba Uwiteka ahindura umuyaga uhuha cyane w'ishuheri uvuye mu burasirazuba, ujyana Sanzige uziroha mu nyanja itukura, ntihasigana na rimwe mu gihugu cya Egiputa cyose. Maze Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyareka Abisiraheli bagenda. Icyago cya 9, hacura umwijima. Uwiteka abwira Mose ati, tunga ukuboko kwawe mu ijuru, umwijima ucire mu gihugu cya Egiputa, umwijima umeze nk'igikorwaho. Mose atunga ukuboko kwe mu ijuru, umwijima w'icura burundu ucira mu gihugu cya Egiputa cyose umara iminsi 3. Ntihagira abarebana umara iminsi 3. Ntihagira abarebana cyangwa uwahaguruka akava ahari bimara iminsi 3. Ariko mu mazu y'Abisiraheli bose harabonaga. Farawo ahamagara Mose aramubwira ati, nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Mose aramubwira ati, ukwiye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo. N'amatungo yacu tutazajyana ntihazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzayikoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Ariko Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyareka bagenda. Farawo aramubwira ati, mvaho, irinde ntukongere kunca iryera, kuko umunsi uzongera kunca iryera uzapfa. Mose aramusubiza ati, uvuze ukuri, sinzongera kuguca iryera. Mose abwira Farawo ibyo kwicwa kw'abana b'imfura. Uwiteka abwira Mose ati, hasigaye icyago kimwe nzatera Farawo n'Abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende. Nabareka by'ukuri no kwirukana, azabirukana. None bwira abantu, umugabo wese asaba umuturanyi we n'umugore wese asabe umugore w'umuturanyi we, basaba ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu. Uwiteka ahubwo bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa. Na Mose ubwo yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa, mu maso y'abagaragu ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Mose aravuga ati, Uwiteka aravuze ati, nko mu gicuku nzanyura hagati muri Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami, ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa. Hazaba umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, kandi ntihazongera kubaho nk'uwo. Ariko mu Bisiraheli nta n'umwe imbwa izamukira mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye uko Uwiteka yatandukanije Abanyegiputa n'Abisiraheli. Kandi aba bagaragu bawe bose bazamanuka basange bamfukamire, bambwire bati, va mu gihugu ujyana abantu bose bagukurikiye. Ubwo nibwo nzagenda. Ava kuri Farawo arakaye cyane. Uwiteka abwira Mose ati, Farawo ntazabumvira, kugira ngo ibitangaza byanjye bigwirire mu gihugu cya Egiputa. Nuko Mose na Aroni bakora ibyo bitangaza byose imbere ya Farawo. Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyareka Abisiraheli bagenda ngo bave mu gihugu cye. Uwiteka abwiriza Mose ibya Pasika. Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abisiraheli ryose, ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendera umwana w'intama uko amazu ya base ari, umwana w'intama imwe mu nzu imwe. Kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge, muzawukure, izabe isekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene. Muzawurindiriza umunsi wa 14 w'uku kwezi, iteraniro ryose ry'Abisiraheli bazawubikira nimugoroba,
bazende ku maraso bayasige ku mpanirizo zombi no mu ruhame rw'umuryango by'amazu babuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagira icyo musiga ngo kirare iziraye muzazose. Uku aba ariko muzazirya, muzazirye mukenyeye mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa zose, nzasohoza amateka nziciriyeho ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizaba ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawuziririze uwo munsi mukuru w'Uwiteka. Mu bihe byanyu byose muzajya muwuziririza, ribe itegeko ry'iteka ryose. Muzajye mumara iminsi 7 murya imitsima itasembuwe. Ku munsi uyitangira mujye mukura umusemburo mu mazu yanyu. Uzarya imitsima yasembuwe uhereye ku munsi wa mbere ukageza ku wa 7, uwo muntu azakurwe mu Bisiraheli. Kandi ku munsi wa mbere mujye muteranira ku iteraniro ryera, no ku wa 7 hazaba iteraniro ryera, he kugira umurimo wose ukorwa muri iyo minsi, keretse umurimo w'inda y'umuntu wese, uwo wonyine aba ari wo mukora. Mujye muziririza umunsi mukuru w'imitsima itasembuwe, kuko kuri uwo munsi nzaba mbakuye mu gihugu cya Egiputa muri ingabo. Nicyo gituma mukwiriye kujya muziririza uwo munsi mu bihe byanyu byose, rikaba itegeko ry'iteka ryose. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 14 nimugoroba muzareho kurya imitsima itasembuwe, mugeze ku munsi wako 21 nimugoroba. Muri iyo minsi uko ari 7 umusemburo we kuzaboneka mu mazu yanyu. Uzarya icyasembuwe uwo muntu azakurwe mu iteraniro ry'Abisiraheli, naho yaba umunyamahanga ubasuhukiyemo cyangwa avukiye mu gihugu cyanyu. Ntimuzagira icyasembuwe cyose murya. Mu mazu yanyu yose mujye murya imitsima itasembuwe. Mose ategeka Abisiraheli bya Pasika. Mose ahamagara abakuru bose bo mu Bisiraheli ababwira ati, nimurobanure mujyane abana b'intama uko amazu yanyu ari, muzabikira umwana w'intama wa Pasika. Mwende umukamato wa izobu, mugwinike mu maraso yo mu rwabya, mumishe amaraso yo mu rwabya mu ruhame rw'umuryango no ku nkomanizo zombi. He kugira uwo muri mwe usohoka mu nzu ye mugeze mu gitondo, kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica abanyegiputa. Kandi nabona ayo maraso ari mu ruhame rw'imiryango no ku nkomanizo zombi, Uwiteka azanyura kuri urwo rugi, ye gukundira umurimbuzi kwinjira mu mazu yanyu ngo abice. Kandi mujye muziririza ibyo, bibe itegeko kuri mwe no ku buzukuruza banyu iteka ryose. Nimumara kugera mu gihugu Uwiteka azabaha nk'uko yasezeranije, muzajye muziririza uwo muhango wera. Kandi uko abana banyu babajije bati, uyu muhango wanyu ni uw'iki? Mujye mubasubiza muti, ni igitambo cya Pasika y'Uwiteka, kuko yanyuze ku mazu y'Abisiraheli bari muri Egiputa agakiza amazu yacu. Ubwo yicaga abanyegiputa, abantu barunama bikubita hasi. Abisiraheli baragenda babigenza batyo uko Uwiteka yategetse Mose na Aroni aba ariko bakora. Icyago cya 10 basoje. Icyago cya 10 abana b'imfura bicwa. Mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'imbohe mu kazu k'ibwina.
n'uburiza bw'amatungo bwose. Farawo yibambura nijoro, abagaragu be bose n'abanyegiputa bose barabyuka. Muri Egiputa bacura umuborogo mwinshi, kuko ari nta nzu n'imwe itapfuyemo umuntu. Ahamagaza Mose na Aroni iryo joro ababwira ati, nimuhaguruke muve mu bantu banjye, mwe n'Abisiraheli, mugende mukorere Uwiteka nk'uko mwavugaga. Mujyane n'imikumbi yanyu n'amashyo yanyu nk'uko mwavugaga. Mugende kandi munsabire umugisha. Abanyegiputa bagomera ubwo bwoko ngo babohereze bave mu gihugu vuba, kuko bavugaga bati turapfuye twese. Ubwo bwoko bujyana amarura aturutswa n'imitsima yabo, barayasembura. Ibyibo byabo byo kuvugiramo bari babihambiriye mu myenda yabo, bikoreye ku ntugu. Abisirayeli bakora icyo Mose yababwiye, basaba abanyegiputa ibintu by'ifeza n'iby'izabo n'imyenda. Uwiteka ahubwo ubwoko kugira umugisha ku banyegiputa, babaha ibyo babasabye, banyaga abanyegiputa. Abisirayeli bagenda, Abisirayeli barahaguruka bavira Mesesi bataha Isikoti. Abigenzaga bari abagabo 6,000, abana batari mu mubare, kandi n'ikivange cy'amahanga menshi kijyana nabo, n'imikumbi n'amashyo by'amatungo menshi cyane. Botsa imitsima itasembuye y'amarobe bavanye muri Egiputa atarotswa, kuko ayo marobe yari atasembuwe, kuko birukanwe muri Egiputa ntibazarire, kandi bari bataritekera icyo kurya cyose. Imyaka Abisirayeli bamaze mu rusuhuko rwa Egiputa yari 430. Iyo myaka kari 430 ishize hatabuzeho umunsi, hadashizeho umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. Iryo joro ni ryo kuzirizwa Uwiteka cyane, kuko yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Iryo ni rya joro ry'Uwiteka Abisirayeli bose bakwiriye kujya bubahiriza cyane mu bihe byose byabo. Iryo ni rya joro ry'Uwiteka Abisirayeli bose bakwiriye kujya bizihiriza cyane mu bihe byabo byose. Andi mategeko ya Pasika. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, iri ni ryo tegeko kuri Pasika, ntihakagire umunyamahanga urya ku byayo, ariko umugurano w'umuntu wese yaguze ifeza, nibamara kumukeba abone kubiryaho. Umusuhuke w'umunyamahanga n'umugaragu ukorera ibihembo ntibakabiryeho, bye gukurwa mu nzu ngo bijyanwe mu yindi. Ntugasohokane n'intongo y'iyo nyama, kandi ntimukavuneho igufwa na rimwe. Iterano ry'Abisirayeli ryose rye riziririza Pasika, kandi umunyamahanga nabasuhukiramo agashaka kuziririza Uwiteka Pasika, abahungu be bose bakebwe abone kwegera ibya Pasika akabiziririza, kandi azamera nk'uwavukiye mu gihugu cyanyu. Ariko ntihakagire utakebwe wese avukira umunyamahanga basuhukiyemo, bazasangira itegeko. Uko niko Abisirayeli bose bakoze, uko Uwiteka yategetse Mose na Aroni niko bakoze. Kuri wa munsi Uwiteka yakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, uko imitwe yabo yari iri. Murakoze. Ikiganiro cyari Soma Bibiliya, mwari kumwe na BK mu musomyi wa Bibiliya. Tuzakomeza ubutaha.